being a plus size ntabwo ari ikibazo. Wowe ukuntu ugenda wicara ukumva ko it's just easy things. Iyo ugiye kugenda mu nzira ukabona abantu bari kuvuga ukabera nawe ukabasekera, bitangira nyine wowe utangira kwiha amahoro muri wowe. Nanjye niko byatangiye. Amazina yanjye ni Uwase Divine, mvuka mu muryango w'abana babiri, nkaba ndi uwa kabiri. Navukiye ku Gitega ariko nsigaye ku Ruyenzi. Nkaba ndi umunyeshuri mu ishami ry'ubukerarugendo n'amahoteli. Rero ni umuntu wakuze akunda kubona sosiyete arimo yishimye, nawe kandi yishimye. Amashuri yanjye nayigiye kuri Apacop muri primaire, and secondaire ndakujya muri interno kuri Nagwera i Butare. Aho ngaho nibwo navuga ko ubuzima bwanjye bigendanye na size bwatangiye guhinduka, kuko iyo umuntu ageze muri secondaire nibwo atangira kubona amagambo menshi atari meza amuca intege, ariko iyo uzi guhanduringa ikibazo bigenda biza ukabivamo. Kwiga muri secondaire ugiye muri community utarumenyereye, kuko akenshi usanga umwana wese atajya muri secondary boarding, and then ugatangira guhura no guserereza, waba uri kumwe n'abantu ugatangira kumva nawe ikiganiro. Ariko nk'uko nabivuze, iyo ugize inshuti zigufasha, ukagira ababyeyi bakuba hafi n'umuvandimwe, ugenda ubivamo gahoro gahoro, kuko it's not a fault kuba uko ungana. Ubwirirwa byinshi, ukitwa amazina menshi, ntabwo uba ukitwa izina ryawe, baba bagenda bagwimba utuntu tw'izina, ariko nyine iyo uri umuntu uri danke uko ndi nuko nguko ugenda ubivamo, ariko bitavuze ko ugiramo akantu ka depression ukuntu, kuko uba usanga nk'iyo unyuze nk'ahantu bari batandukanye ariko icyo gihe batabegerana ukajya kuganiraho, ugasanga nyine ntabwo ari ibintu bigufashije muri wowe, ahubwo biragusenya. Actually ntabwo nigeze mba depressed ukuntu ngo bifate umwanya munini, nk'uko nabivuze. Iyo uzi guhanduringa ukaba uzi kuvuga ati uko bimeze kose it's not a fault ko ngana, ariko ntabwo bibura actually. Hari akazamo ko kubabara iki, ariko iyo wicaye hamwe ukumva ko it's not a fault ko ngana, niba uvuzwe it's not a fault, ukumva ko ibintu byose ukabirelaxinga muri wowe. Ugera igihe ukumva ari ikintu bikubwiye. Being a plus size ntabwo ari ikibazo. Wowe ukuntu ugenda wicara ukumva ko it's just easy things. Iyo ugiye kugenda mu nzira ukabona abantu bari kuvuga ukabera nawe ukabasekera, uhita wumva bitangira nyine wowe utangira kwiha amahoro muri wowe. Nanjye niko byatangiye, ukavuga ko ngana nuko nothing will change, nuko Imana yandemye, bigenda biza. Nanjye uko niko byaje, nubwo njye ntigeze mba ngira ikibazo gikomeye cyane nk'uko hano hanze bihari, ariko biba bihari ku bantu bamwe na bamwe, ukumva ko utanasohoka, kuko niba ugiye ukaba ikiganiro nawe uratangira kumva urijene kujya muri community y'abantu. Ariko ikintu nakubwira cyo, wowe jya wicara wumve ngo uko ngana it's not a fault, nzagenda mbereka ikindimo, bigenda biza. Nanjye niko byaje, nkumva ko uko ndi nuko. Iyo ufite umuryango ukuba hafi, kandi niyo utanawugira ukuba hafi, ariko iyo ufite inshuti niyo yaba imwe, iba ifite icyo imaze mu buzima bwawe, ikagenda ikwereka ko you're beautiful, nta kibazo ufite, uko umeze nuko, nothing, mbese nta kirenze. Bigenda biza nawe ugatangira kwikunda, ukavuga ati I'm beautiful, why not try guhisha ibindimo.
let me go outside and show them ibindimo, bikagenda biza, ugatangira kumva urikunze, ugatangira kumva nta kibazo, ndagenda muri community, nibamvuga ugomba pepere mbavuge hi, mbese umere nkaho ibintu byose izi imbere yawe. Ubundi mbere na mbere bishobozwa no kwikunda. Iyo wikunze ibindi biraza, ukumva ko nta kintu bivuze, nta kintu bitwaye uko ngana, genda biza. Ikintu nabwira ku bantu bakunda kublessa abandi babyibushye, kuko nibo turiho, kuba wafata ikintu ugiye kurya akakubuza, ikintu cya mbere ntabwo umubyibuho uterwa no kurya. Hari ababyura kubera stress, swate ukaba uri umunyamahoro, ntabwo kubyibuha kose biterwa no kurya cawe. Hari igihe ari uko uburemye hari umubiri wawe, bibaho ukaba wajya nko gufata ikintu umuntu arakubwira yo wowe ukuntu ugana ubwo icyo niwe wagakwiriye kugifata, ariko kwa kwikunda nakubwiye ugenda wijoro ukavuga bimeze gutya, ndakora iki n'iki ngiki, aho ngo biba byararangiye. Niyo babikubwira bavuga nta kibazo mureke ndabikora, ariko bibaho ukaba wajya gufata ikintu bakubwira hujya we ntabwo wagakwiriye gukora icyo. Ku ishuri ntibyabura cyangwa hanze mu nshuti, ukaba wakora ikintu bakakubwira gutyo, cyangwa par exemple uri kumwe nabo mwese muraruye, bakakubwira uburyo utari ukwiriye, mbese bagafata isahani bakagenda bavuga bimwe wari ukwiriye gufata n'ibyo utari ukwiriye gufata. Actually ntabwo baba bazi we timetable yawe uko umeze, ntibazi ko ushobora no kuba ari aho ngo biriye mu buzima busanzwe ufite oreille yawe ukuntu ugenda umeze, baba bahari. Ariko nyine iyo wese ko utabyitayeho urarya ukumva ari ikintu bigutwaye. In case wowe wiyizi ukamenya uko ugenda umeze, abaguca intege urabihorera. Ikintu nabwira ku bantu bablessa abantu bari plus size, navuga ntibabaho amahoro, kuko ukuntu bameze ntabwo aribo birema, kandi akenshi baba bari na beza. Njyewe ukuntu mbibona umuntu uri plus size, naturally aba ari beautiful, aba ari humble, abaganira, ndabyumva. Umuntu uri maneke nibyo ababona opportunity nyinshi, niba uba wajya muri Miss Rwanda, niba uba wajya mu biki byose guhatana ayo makamba y'ubwiza, ariko n'abanini nabo bari beza, kandi baba bafite ikintu gikomeye kibarimo, baba bazi ubwenge. Njye n'intambuko mbabona bayibasha, babona rwose ibintu abantu bananutse bakora barabikora. Rero ikintu nabwira community iri hanze, just reka tubareke, tubahe amahoro, uko bari nuko si wowe wabaremye. Mu gihe bo bameze neza sinibaza, ahubwo n'impamvu wowe waba ufite ikibazo. Mu gihe we nta kibazo afite muri we, ahubwo akaba ushaka kukimutera, mba numva ntazi impamvu, mba mbona nyine hari ikibazo kiri aho ngaho. Beautiful, ikintu navuga, ikintu ubwiza buramwo kabiri kuri njyewe, ariko uko mbyumva hari ubwiza bw'inyuma n'ubwo mu mutima. Hari igihe umuntu afite ubwiza karemano, niko navuga, ari mwiza aho hanze aho buri wese aba abona, ariko mu mutima atari kameze. Ugasanga anesha bikunda kubyita kamukusha, ugasanga mana yanjye ugasanga ni mwiza, ariko hanze community ntinamukunda kubera ukuntu ameze. Navuga ko ubwiza, njyewe ubwiza nkundaho cyane n'ubwo mu mutima. Tuba tuyibasha, tuba dufite umutima mwiza, abantu bari plus size rwose. Ngacyundi uzaramusanga arakaye, shaka kumusanga yababaye, ariko ntajya araraka, ariko bitari cyane nk'abantu babyibushye, nk'abantu bananutse. Rwose n'abantu bari hanze aho ngaho babivuga. Umuntu uri plus size ahorana umutuzo, ahorana amahoro, uko babivuga niko babiri. Kwa nabo bavuga ngo abantu bari plus size ntabwo baba bazabona abagabo, ko ni ukwibeshya, kuko burya umuntu aba afite icyo akunda,
ushobora kuba uri umuhungu ariko wikunda ahantu haryoshye da nabyo birashoboka ibyo ngibyo ni ibicanege nyine nakubwiye kuko bikunda kubaho umuntu kuko iyo bakubonye immediately bo bahita bakubarira mu myaka bashaka ushobora kuba ukina mutoya ariko bakahita bumva urakuze cyane niko gutangira kugustress ariko wowe iyo ubifashe nk'ibintu byoroheje nabyo nabwira umuntu ubyibushye byoroshye ibintu byose biroroshye uzamubona uwo mugabo birirwa bakubwira ako kazi kahe nayo uzakabona kuko n'ibintu by'akazi nako bakunda kubibabwiramo we ntiwakora ibingibi ahubwo wihangira umurimo nibyo koko kwihangira umurimo ni byiza ariko bimubwira utamuca intege bimubwira ati rero wakihangira n'umurimo niba ako kazi ukabuze kubura akazi hano hanze mbona ari kwa kundi nyine ku bantu bari plus size ni kwa kundi abantu batari bakabasizeze ubwo bumve ko being a plus size that is not a fault ni ibintu bisanzwe ni nk'uko nawe wabona ni ibintu biba bisanzwe nyine abantu bakeneye kubasizeza niko navuga inama najya abantu bari plus size bagenda bumva ibintu bibaca intege ntibabe abo bari bo bareke kumva iby'abandi ngo bareke kubagenderaho just be you ukora iki kurimo niba wumva ushaka gukora iki ngiki gikore in case ubona kitari buguteza ibibazo gikore ushobora no kumva ushaka kuzajya ugayidinga abantu ariko abantu bakavuga ukuntu ungana urabona uzabishobora just do ibyo ngibyo ushaka kugira ngo uprovinge uwo uriwe kuko akenshi uba usanga babreminga bagendeye nyine ku kuntu bagaragara ugasanga bigutera na depression hari inshuti zanjye ngenzi uhita usanga arigunze aba adashaka kujya mu bandi bitewe n'ibyo yabwiwe icyo nakubwira cyo wowe umuntu ubyibushye tinyuka urashoboye wikumva ko uko ungana bigiye kukubera ikibazo ugiye kugira kwigunga muri wowe ho yajya hanze proving uwo uriwe ukora iki kurimo bashobora no kukuvuga wowe ubwawe ukumva wishyize mu maboko ukavuga ati uko ndi nyine ni uko nguko niba bitanagabanutse bizagenda biza nyine ugakora ikintu kiri butume utacika intege mu rugendo rwawe just ukomeze ujye imbere kuba ubyibushye nta kintu bitwaye actually hari igihe umuntu abwirwa ijambo nk'uko bakunda kubivuga ijambo burya ni ribi cyane ugakomeza wumva ari kugaruka mu matwi ukomeza ubyumva ikintu nakubwira cyo relax wumve ko uko uri nyine ni uko Imana nibishaka navuga Imana nibishaka uzagabanuka ariko no kubyibushye just you're beautiful ujye ubyuka uvuga ati I'm beautiful in and out uvuga ndi mwiza imbere n'inyuma musohoka ubereke ikikurimo kandi ugikore uguca intege umubwe hayi nta kintu bimbwiye ukomeze keeping on ukora ikikurimo nugenda mu nzira ukabona abantu bari batandukanye ariko baregeranye bagiye kukuvuga basekera ubasuhuze kuko iyo bakuvuze nawe ukahita ubereka ko ucitse intege cyangwa urababaye uba uberetse kote faible yawe kandi iyo kote faible yawe niyo bazajya bahora buri munsi bashaka kwinjiriraho just webereke ko nta kintu bikubwiye ahubwo ubapepere ubasuhuze unabasekere ubereke ko biroroshye ubuvuye navuga ko ubuvuye iruhande rw'ababyeyi ugiye kubaho igihe kitari gitoya wibana ahantu mbese mu bantu benshi kandi wibana biraza kugusaba kurana nabo kwigana nabo gusangira nabo muri refe so hari igihe nyine kigera ukihagera ubundi ingorane ya mbere uhura nayo ni ukubura iniforume
ukajya kwipima ugasanga yego komana bakoze iz'abantu bari maneke nk'uko babita aho ngaho iminsi umara mu kigo utambaye iniforume uba wamenyekanye wa mwana ubyibushye yabuze iniforume rero ibyo ngibyo byumvisha utazi kwita wikaruma muri wowe ducika intege ukajya hasi ukawise kuki njyewe kuki bigenda gutya tuvuye kuri ibyo bya iniforume ukaba wajya nko muri refe bose ugasanga batagitinze kubona isahani y'ubwarure kandi nabo bananutse bararura bageze iriya hirya nyine muri high school ho navuga ko ariho kubera ko abanyeshuri baba baserezanya cyane niho utangira kumva ko ucitse intege cyane ukavuga se kuki njyewe ariko inama nabagira menya kwita wikura mu kibazo ako kanya niba bakwitaje bari kuvuga ngo uriya arakuze arabyibushye wowe uhita ugenda ubasanga ubaganiza ahubwo babone ko kwa kundi bari kujya ku ruhande rwawe wowe you don't care ko bakuvuga ntabyo bitayeho wowe witeye mu gushaka gucreate friendship hagati yawe nabo bazagera igihe bavuga ati uziko burya umuntu twamubeshyeraga uziko wa muntu arasanzwe hari n'abantu bahita ahubwo baba inshuti yawe cyane bakaba close yawe kurusha uko mbere bajyaga ku ruhande bakajya kuvuga ariko iyo bakuvuze nawe ukahita ujya ku yindi nzira yawe ukajya kwibana aho ngo baba babonye kote feble yawe bazajya binjiraho buri munsi aho kuburesa niyo nama nabajyanye ariko nabigenzaga ahantu hose yahinduraga ikigo nkagera nkabona iniforume tugiye nyine tutangira kujya basetsa uburyo uri inike utangira kubaga ko shandi nike uziko marabuze na iniforume ugatangira kuhatera utuntu tw'utubrag turi butume niba bashaka nko kuguseza ahubwo uri bubaseke ukabereka ko ni ibintu byoroshye niyo nama najya abanyeshuri ubwanjye ndikunze ariko ndanakunze niba waba ufite umuntu umwe ugukunda umva ko ukunzwe n'abantu 100 tuwe wumve ati urukundo rurango se nta kibazo mfite aha hanze n'ubu uri no kugenda wumve wowe uri kugenda uvuga ati bari kunda ariko ari kumbonamo ibyiza icyiza kindimo cyangwa cyiza kindiho niba gutangarira uvuga ati no it's fine uko ndi bitugande mwe mu ishusho y'Imana so aho ngo nta kintu bivuze ibintu byose wamvugaho ukuntu aho wanshyira hose mbese wumve ko ugize motivation yo kuvuga ati urukundo rurangose niyo waba ufite umwuga ukunda ariko wumve ko uwo muntu amininze a lot kuri wowe wumve ko mbese urukundo rwe niyo rwaba ari urw'umuntu umwe wumve ko kuri wowe rurakuzengurutse wumve ko ndi mu ishusho y'Imana n'ibintu bisanzwe ukomeze nta nka yacitse amabere Imana impaye ubufasha cyangwa ikaba imbaraga zo kwereka abantu ko abantu bari plus size ari ibintu bisanzwe cyambere nabanza nkabahindura imitwe nkabagira civilize kuko ikigali cyangwa bari civilize wese umuntu azajya kubona atangira gukekeranye ibiki n'ibiki aho ngaho afite akantu mise muri we icyo gihe ikintu cya mbere nakora nakumvisha community iri hano hanze ko being a plus size there is not a fault nta n'ikibazo kirimo ikindi nakora abantu bari plus size nabakorera utuntu tugenda dutuma babona ko bameze nk'abandi kuko plus size ubusanga bo baravuga ati muri Miss hajyamo abantu bafite ibiri n'ibingibi bameze gutyo ukuntu uku nguku mbonye ubushobozi nabakorera Miss yabo kweri bakabona ko uko bameze nta kintu bitwaye ubwenge bari bafite nabo barabufite nabaremera wa munganya wabo nabakorera ibintu byiza cyane ku buryo bava muri ubwo bwigunge baba bafite bakabona ko ibintu byose ni amahoro
nubwo ibintu wambarije byose wabikuye ko bwashize ntabyo wambajije tuganire wabikuye ibintu byose wambarije bizafata iminota nka 15 kandi andi wari bifite 9 ntacyo ngagitekereje urakibura tu tuziyambarira amabobo wa mungana cyane ibyo pe sinakugoye cyane nakugoye gahafi